Jyewe natangiye gushaka amafaranga kera. Nabanje kuba umucuruzi nkiga kaminuza, nkora ibintu bya kantine bijyanye no guha abanyeshuri amata, capati, icyayi, ibintu biciriritse. Ndavuga nti naje nsohotse mu kazi mvuga ko ngiye kuba rwiyemezamirimo, ngiye kwikorera, ntabwo nzasubira gusaba akazi. Benshi bakabifata nk'ubusazi, urazi kugira ngo ubwire umuntu yuko utazasubira mu kazi kandi abona uri broke. Nza guhura n'umugabo w'inshuti yanjye, andangira ahantu hari supermarket ikodeshwa, ndagenda ndayireba, mbonera ahantu heza, ntangira na supermarket. Iyo supermarket yahombye twitegura umwana wa kabiri, urumva abana babiri ba mbere akenshi baza bakurikirana. Hanyuma mu mwaka wa 2014 nibwo navuga ko ninjiye muri iyi domaine ya real estate, maze guhomba bien sûr. Supermarket imaze guhomba amafaranga yose ashize, wumve ngo yose ashize. Hanyuma nza gusoma igitabo cy'umugabo witwa Robert Kiyosaki. Icyo nicyo cyanyansipiye, ndakomeza nkora research kuri yari recommending ibintu bibiri, real estate ko ari cyo kintu ushobora gutangira from zero to hero. Hanyuma iyo nzu nyibona mu 2015 ikirishanze. Nyirayambwira nta masezerano dusinyanye ati iyi nzu ubwo wambwiye ibyo ukora ndayiguhaye, nta n'indi agence nzayiha, iyawe niyo nyihaye, muzayi managing mwishakira abakiriya. Iyo rero navuga ko ari nkaho ariyo yambere depart yo kunyinjiza muri profession neza. Amafaranga sinzi niba ndi buyatangaze, ariko yari meza, yari amafaranga meza, ari hejuru ya miliyoni 10. Ikaze kuri Talent TV, ni televiziyo iguha abantu, ikuzanira abantu bafite ibitekerezo byiza, ibitekerezo bishobora guhindura ubuzima bwawe. Ni muri domaine zitandukanye, harimo ibyamamare, harimo abacuruzi, harimo abantu bafite impano cyangwa talent bashobora kugusangiza inzira banyuzemo, ukuntu babikoze, aho bageze naho bajya, nawe wabikurikiza ukaba wabasha kwiteza imbere, ukaba wanasezerera ubukene burundu, cyane ko twese nibwo dushaka kurwanya. Uyu munsi nakuzaniye umugabo ufite ibitekerezo bavandimwe byiza, bishobora kuba ubikurikije nk'uko ari buze kubikubwira byahindura byinshi mu buzima bwawe. Yitwa Eric Nshimiyimana. Ni umugabo yarize nk'abandi bose, ariko aza gucuruza arahomba ndetse asubira hasi burundu. Ariko uyu munsi ahantu ageze n'ibintu akora, ni ibintu nawe ushobora gukora bikaba byaguteza imbere. Nubikurikira neza uraza gusanga koko burya nta kintu kidashoboka. Yitwa Nshimiyimana Eric, tugiye kuganira, ntujye kure, wumve byinshi, ushobora kuhava ubuzima bwawe buhahindukiye. Ikaze, ndi Theoneste Nisingizwe. Ndabashimiye mbere na mbere kuba mwantumiye muri iki kiganiro cyanyu. Nitwa Nshimiyimana Eric nk'uko babivuze, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe mwiza n'abana 4, umwana w'umukobwa niwe mfura n'abahungu 3. Nkaba nikorera, ndi rwiyemezamirimo cyangwa se bimwe bita abashabitsi. Nkorera hano muri uyu mujyi wa Kigali naho ntuye. Nkamaze imyaka 9 nshatse, urumva ko mfite inararibonye. So ndumva amagambo make ari byo nababwira. Imyaka sinyihesha. Ushobora no kwibeshya, byo ntibibeshye kuko ushingiye ku ruhara mfite ushobora gusanga aho tufite nshobora kuvuga wenda mike nkasanga ni na myinshi. Ntabwo ari mikeya kuko mu kwa 11 nzaba nujuje imyaka 38. Urumva ko ndiho nyikabakaba, ndiho ndakarantuka. Ubwo urumva ko ndiho ndajya mu bagabo b'ibikwerere. Ikiganiro cyacu abantu barabizi, tuganira n'abantu bafite ahantu bavuye, aho bageze heza naho berekeza, kugira ngo n'undi muntu uri muri iyo situation cyangwa se muri ubwo buzima avuga ati nanjye aho ndi birashoboka yuko nanjye nahava nkazamuka nkanatera imbere bijyanye n'ibitekerezo mpabwa n'abantu. Iyi Talent TV yacu yakira. Nari mvuze ntere umuntu akurebye abona ufite itoto, usa neza, bene uranatubwira naho wavukiye, akenshi nabone usa n'umunyamujyi. Umuntu akurebye abona ko nta kibazo byose ugira mu buzima, wavukiye mu bisubizo kugeza n'uyu munsi. Sinzi niba nibeshye ibyo mvuze. Urakoze cyane. Kuvuka, ubuzima bw'icyaro ndabuzi, ubuzima bw'umujyi ndabuzi, nta buzima ntazi. Gusa navuga ko imyaka myinshi nyimaze mu mujyi, icyo wenda kikaba ari cyo
cyasasira iryo toto, kubera ko abanyamujyi nyine bagira uko bifata bakagira n'uko bagenda, ariko ubundi ari ubuzima buciriritse, ndetse buciriritse rwose ndabuzi, ari n'ubuzima bubayabaye bwacu nyine abanyarwanda nabwo ndabuzi, kuko urumva imyaka 38 umuntu amaze guca muri byinshi. Nyuma reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina. Ubundi kugira ngo umuntu wese agira ahantu agera, bisaba ko mu buzima turimo bugezweho bisaba ko umuntu ajya mu ishuri akiga, akajya gushaka ubumenyi bwe mu ishuri. Nyuma yabwo bitewe n'ibyo umuntu yize cyangwa n'uburyo yafungutse mu mutwe bikamuha umurongo w'ibyo ashobora gukora mu buzima. Reka wenda duhera aho ngaho ku bijyanye n'ishuri mbere yo kutugera mu byo wakoze, niba binafitanye n'isano nabyo uratubwira. Urakoze cyane. Nize amashuri yose nk'ayo abana bose biga, gusa nta materineri nize, kuko mu gihe cyanjye cyo kwiga materineri ntabwo byari byoroshye mu myaka yacu. Navuga ko nize amashuri abanza, ayisumbuye nize troncome, niga n'icyiciro cya kabiri cyayisumbuye, niga math physique, hanyuma muri kaminuza niga IT. Mu byo waruvuze rero ngo bijyanye n'ibyo nkora, navuga ko bigira n'isano ariko ntabwo bihuye kuko urumva IT ubu ngubu ndi umuntu ukora ibintu bijyanye na real estate brokerage cyangwa se management y'ama real estate properties, kuvuga inyubako cyane cyane nk'amazu ariko tubona agezweho nyine ku bantu bakeneye no kuyagura cyangwa kuyakodesha. Nibyo ni ibintu bijyanye n'inyubako z'ubucuruzi zo guturamo, ama appartement, ibi bijyanye n'iterambere tugezemo ry'umujyi wa Kigali. Hakabamo no gufasha aba investors baza mu gihugu bakeneye ababafasha, nabyo turabibakorera. Noneho rero ndashaka ko noneho wenda tuva ku cyiciro warize, uramaze kwiga biga n'ibintu bya IT, ariko umuntu agira ahantu ava. Akenshi natwe twese twagiye twiga, umuntu akarangiza kaminuza yibaza ngo nzakora iki, nzabaho nte. Abenshi bakajya no mu bushomeri, n'ubu ngubu wenda hari n'abadukurikiye ndabizi neza ko bahari badafite n'akazi kandi bakeneye kuzabaho kandi neza. Nagira ngo utwinjize mu buryo bw'akazi. Wagiye mu bintu by'akazi gute? Akenshi umuntu agitangira bari nta n'ikintu ariho cyangwa nta kintu gifatika afite, kugeza ubu ugeze uyu munsi barwiyemeza mirimo, ukaba ushobora gukora izo deal z'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibi bintu byaje bite? Duhere mu rugendo rwawe mu kazi wenda na mbere yuko tugera ku rwego uyu munsi. Urakoze cyane. Ndanabashimira kuba mugiye gutuma sharinga parcours yanjye wenda professionnel, niba ariko nabivuga. Jewe natangiye gushaka amafaranga kera. Nabanje kuba umucuruzi nkiga kaminuza, nkora ibintu bya kantine bijyanye no guha abanyeshuri amata, capati, icyayi, ibintu biciriritse biri hafi y'ikigo cy'ishuri. Nanjye ndi umunyeshuri ko nkafasha abandi banyeshuri kubona icyo bafungura. N'ubwa kera. Hanyuma ubwo aho hari muri 2006, secondaire narangije 2004. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2008 ubwo Rwandatel yatangiraga, ni ikigo cya telecommunication mu Rwanda kizwi, nakoranye nayo nkorana na franchise wayo wari ushinzwe ibintu byo gucuruza ama produit yabo. Ntangira ndi general manager w'iyo company. Hanyuma muri urwo rugendo rwa telecommunication rurampira nza gushiftinga njya muri business ya MTN nayo mu ma produit nkayo ngayo. Nakoze ibyo ngibyo kugeza mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa 8. Aho rero natangiriye urugendo noneho rwo kuba nashaka icyo nkora. Bakwibaza uti rero wari ugiye gushaka icyo ukora, warasevinze angahe? Nakwibukije ko maze imyaka 9 nkoze ubukwe. Icyo gihe 2012 nari maze umwaka umwe wonyine, wari utaranuzura par contre, kuko nakoze ubukwe 2011 mu kwezi kwa 11. Urumva ko nahagaritse akazi 2012 mu kwezi kwa 8. Nari ntangira urugendo rudasubira inyuma, mvuga nti ngiye kwikorera. Ariko nawe urabizi, niba warabaye mu fonctionnaire, ukwezi kujya kurangira uri muri minus, salary warayimaze. Nagira ngo ufashe mbere yo kugera aho hantu wakoze muri telecom companies zikomeye, wavuze Rwandatel ikiriho, wavuze MTN. Uko biri kose akazi ko kose wakoraga hari ahantu benshi bazi ko hanahemba cyane hano muri iki gihugu. Ntago umushahara wahembwaga wari uguhagije ku buryo uvuga uti ibi bintu mbivuyemo ndagiye ngiye mu byanjye.
Nkusubije inyuma icyo nari nakubwiye 2006 wambwiye ubushabitsi wabutangiye kera. Nize jyewe mfite inzozi zo kuzashaka ikintu nikorera, ari nacyo cyatumye mbitangira kare. Hanyuma muri uwo mwaka wa 2012 ndangije ako kazi numvise nta yindi jeroneri nzongera kwandika. Suko ntari impagijwe wenda n'umushahara, ariko nabyo wanabivuga kuko iyo ushaka iterambere ntabwo ushobora gushingira ku mushahara, cyane cyane yuko umushahara rimwe na rimwe nyine hari igihe biterwa nuko umukoresha yaramutse ashobora kuvuga igitondo kimwe ati ndumva ntagikeneye serivisi wampaga. Ibyo rero nabyo narabiteganyaga nk'umuntu wari utangiye ubundi buzima bw'urugo, ubuzima bw'umuryango. Nagombaga kubitekerezaho kabiri nkavuga nti se yenda umushahara ndawufite uyu munsi ariko ejo bishobora kubyuka byabaye ibindi, reka nitegurire urwo rugendo hakiri kare, hanyuma bizajye kuba ibindi nanjye mfite ahandi ngeze. Ni icyo ngicyo cyabintese ukutanyurwa n'umushahara cyangwa iki, ni vision ibikubyiganiramo wumva hari ibindi bintu ushaka kujyamo, ukabiharanira kugeza nyine ubigezeho. Akenshi iyo tuganira muri kino kiganiro tugira ngo n'umuntu agenda abyumva neza, yumve koko n'impamvu umuntu ashobora gufata icyemezo akaba yavuga ati ngiye mu byanjye kwikora, cyane cyane ko bitewe n'uko n'akazi kabuze kandi leta idushishikariza no kwihangira imirimo no gutekereza, bavuga ngo to think out of the box, kurenga izi mbibi tubona z'amaso ukajya hirya yayo ukaba wagira ikintu utekereza cyatuma utera imbere. Nagira ngo wenda ubwira abantu icyo gihe waba ufite income cyangwa se amafaranga winjizaga abangana gute ku buryo uvuga uti ndayaretse ngiye mu byo kwikorera, icyo gihe ugikora muri MTN cyangwa Rwandatel? Muri icyo gihe yarahagije, ntabwo ari makeya kuko uramutse ufite umushahara ugera ku 500 cyangwa se 600 icyo gihe, ufite imodoka y'akazi irimo full tank ushobora kumuvinga uko ushaka, ubuzima bwa gisoro urumva ko byari bihagije. Nubwo nari mariye ariko nari jeune mariye, nari naragira ibintu byinshi wenda binkururira cyane kugira dépense nyinshi. Kuba ufite imodoka muri uyu mujyi déplacement, ukaba ufite uburyo bwa communication bw'itumanaho uvugisha abantu ba telefona, ukaba ufite n'izindi bonuses ubona mu kazi iyo wageze ku byo umukoresha yaguhaye gukora, navuga ko butari bubi, ntago bwari ubuzima bubi. Ariko jewe namye buri gihe nitegura ku byiza n'ibibi, nkavuga nti ese iki ngiki kiramutse kidakunze cyangwa kidakomeje nkuko kimeze, what is next? Navuye mu kazi mu gihe nkitekereza icyo ngiye gukurikizaho, kuko ntacyo nari nagateguye. Ibyo nakoraga byari ibintu bimeze nk'ibiraka, gukorera abantu serivisi runaka bakanyishyura. Hanyuma nza guhura n'umugabo w'inshuti yanjye, andangira ahantu hari supermarket ikodeshwa, ndagenda ndayireba, mbonera ahantu heza, ntangira na supermarket. Natangiranye na supermarket muri uwo mwaka wa 2012, turayikoranye n'umudamu, ntangira kujya mu bintu bya distribution. Urumva nari mvuye muri distribution ya Telecom, nzi uko umuntu ashobora gufata produit agakonvenka umuntu akayigura. Jewe njya mu byo gukora distribution y'amaproduit y'Inyange, aya za yogati. Jewe namye buri gihe nshaka ikintu kinkipinga bize. Hanyuma mu mwaka wa 2014 nibwo navuga ko ninjiye muri domaine ya real estate, maze guhomba bien sûr. Supermarket maze guhomba amafaranga yose ashize, umve ngo yose ashize. Bwa bwizigame wari wavuze nabutangirije muri iyo supermarket. Uvuye gukorera za Telecom companies ushinga business ya supermarket? Yes. Urangije irahomba. Yego. Neza irahomba. Wenda icyayihombeje nacyo ushobora kugitekerezaho. Supermarket bura ni business isaba kubura ahantu hari strategique, ahantu hatuye abantu, ahantu hanyura abantu. Ariko byaje kuba ngombwa ko aho nakoreraga iyo supermarket bisaba ko mpimuka bitewe n'impamvu wenda za banyiri property nakoreragamo. Nyimurira ahantu rero hasa naho hataramenyera, hatarafatisha neza, kubera ko iyo uri kuri pressure yo kwimura ibintu bisaba yuko ukorana ingoga. Nyihajyanye bien sûr ntibyagenda nkuko nari meza aho nari natangiriye, nicyo cyayahombeje. Amafaranga arahomba, noneho ndavuga nti ibi ngibi ndabifunze. Yari amafaranga menshi, navuga ko yari menshi kuri jewe icyo gihe. Nestima nka miliyoni 14 ko arizo zahombeyemo. 14. Yego.
Pole sana bibaho. Hanyuma nyuma yo kuinvestinga business ya miliyoni zirenga 10-11 nkuko bivuga, byarangira zigashya ugasubira kuri zero niko nabyita, kandi wararetse akazi kaguhembaga buri kwezi amafaranga meza, ufite imodoka, ufite ibintu byose n'izindi allowances cyangwa se ibindi bintu wabonaga bijyanye n'akazi ukora, ntago waje kuvuga uti nakoze ibara ndeka kari akazi keza muri telecom company? Ibara abatangiye kurimbwira bo barimbwiye bakimara kumva ko navuye muri iyo comfort zone, niba ariko nayita, kuko iyo abantu bari bamenyereye ko hari ikinjira buri kwezi, baba bagufitiye impungenge, babona ari bwo ugishaka, muritegura umwana w'imfura, urumva abakubwira yuko ukoze amabara nyine baba ari benshi. Hanyuma rero bikaba pure iyo noneho icyo wari watangiriyeho nacyo gisa nk'igisubiye inyuma. Ubwo icyo gihe icyo nakubwira nuko iyo supermarket yahombye twitegura umwana kabiri, urumva abana babiri ba mbere akenshi baza bakurikirana, byabaye nk'ibinshi intege, abantu batangira kumpropose akazi gatandukanye, ariko kubera ya ambition nari mfite cyangwa se ya future nabonaga imbere yanjye, mbabwira yuko no way back, ntago nzasubira kujya gusaba akazi. Suko nari umuswa, akazi nagakora, ariko numvaga hari kiri muri jewe, ndavuga nti naje nsohotse mu kazi mvuga ko ngiye kuba rwiyemeza mirimo, ngiye kwikorera, ntabwo nzasubira gusaba akazi. Benshi bakabifata nk'ubusazi, urazi kugira ngo ubwire umuntu yuko utazasubira mu kazi kandi abona uri broke, hari ukuntu atakumva, kumvura umusazi, akumva nta. Aho rero niho natangiye no gukoresha ubwonko cyane, gutekereza n'iki kintu ushobora gukora kitagusabye kujya muri banki gusaba amafaranga, kwikopesha ku muntu ngo agutize amafaranga kugira ngo utangire business, aho notagire gutekereza way forward. Aho rero niho nicaye mfata computer ni nziza, burya nicyo nakubwiye ko bijya gusa, niho nicaye mfata machine yanjye ntangira gukora research, nyavuga ni iki nakora kinsaba kudashora amafaranga menshi. Of course nta kintu ushobora gutangira udatangije amafaranga, kuko niyo wideprashije niyo communica wari amafaranga. So ariko narebaga muri bwa buryo buvuga ngo ni iki nshobora gukora kitansabye kujya gushaka amafaranga ahantu nterura nkaza nkatereka cyangwa ku muntu mu muryango cyangwa inshuti. Aho rero natangiye gukora research, hanyuma nza gusoma igitabo cy'umugabo witwa Robert Kiyosaki. Aho icyo nicyo cyanyanspiye, ndakomeza nkora research kuri yari recommendinze ibintu bibiri, real estate ko ari cyo kintu ushobora gutangira from zero to hero. Ana recommending business yitwa MLM, abantu benshi bataramenya cyangwa se multi-level marketing. Muri icyo gitabo mpavana ubwenge bwinshi bwahise butuma numva mpagurutse nk'umuntu ufite miliyoni 100. Aho rero niho natangiriye kugira rêve yo gutengera gukora real estate, nyigaho nyishakaho amakuru, ndetse biza gutuma mfata n'urugendo shuri njya kuyiga Dubai. Yego, naho urugendo rwanjye rwa real estate rwatangiriye. Rutangira kubera igitabo wasomye, ariko unashakana na business tagusaba gutangiza amafaranga menshi kugira ngo ubikore. Kubitangira burimo avuga ngo ntago bisaba amafaranga menshi, ariko se nkwaho we watangije angahe kugira ngo n'umuntu dukurikira avuga ati biriya bintu nanjye wenda nshatse kubijyamo, nubwo wenda bisaba kuba ufite plan cyangwa se kuzabikora, ariko uvuze ko ibintu byose bisaba kuba ufite amafaranga yamake, ariko bisaba amafaranga. Nimbikubwira biraza kugusetsa cyangwa se wenda biraza gusetsa n'abakurikira iki kiganiro, kuko iyi business kuyitangira ntabwo nakubwira ngo natangije aya mafaranga. Navuga ko ayo nayitangije ari 6,700 ngira ngo byo kwandikisha business certificate muri RDB by'amanyarwanda, kuko icyo gihe byari bitarajya online, bisaba kujya kwishyura kuri RDB kugira ngo guhe business certificate. Hanyuma ikindi nakoze ndabibara mu mafaranga, ariko sinakubwira ngo nangahe, kuko niyo umuntu aguhaye desk ngo wicareho, iyo umuntu aguhaye desk ngo wicare akaguhereza computer ye ukaba uyikoresha, wakabibaze mu mafaranga, ubundi ubibara mu mafaranga. Nagize inshuti rero, Imana yampaye umugisha wo kugira inshuti nziza. Nagize inshuti ndayegera, yari ifite ahantu ikorera biro, nyisobanurira umushinga wanjye numa nshaka gukora, musaba yuko yantiza ahantu mu gihe runaka, nkaba mpicaye,
nkahakorera adresse yanjye, nkabwira abantu nti nsigaye nkorera aha n'aha. Nabitangiye mbese ureba yuko ari ibintu bimeze nk'ubusazi. Umushuti wanjye arambwira ati nta kibazo, iyi computer ni iyawe, iyi ntebe ni iyawe, n'iyi meza ni iyawe. Njya aho ngaho ndicara, ariko hashize iminsi nkora indavanture, nangaje umukozi wa mbere wo kujya yicara kuri ya computer, agiye nkajya kuri tele. Wakwibaza rero kuri tele ho hajya gute? Uwo mushuti wanjye yari afite imodoka, icyo gihe imodoka yanjye yari yarapfuye, nari ifite urabyumva nyine nta mafaranga nari mfite yo kuyikoresha. Hanyuma yaba yicaye muri office, igihe nkafata imodoka ye nkayatsa, nkagenda rimwe na rimwe nkanakoresha karibira ye ntari buyisubizemo. Ariko kubera ko yari yaramaze kumva vision yanjye, yaramaze kumva aho ndimo ngana, hamaze nk'amezi nk'abiri, mpamaze amezi abiri, ntangira kubona noneho udusoko, ntangira kubona udusoko two abantu kubakodeshereza amazu. Urumva nahuraga n'inshuti, urumva ya Telecom nakozemo, nagendaga mu by'ukuri mpura n'abantu, nari maze kubaka connaissance n'abantu benshi bafite uburyo babayeho bameze neza. Hanyuma ntangira kubabwira rero nti noneho nakoze real estate company, mufite inzu iri vacant ikeneye umukiriya mwambwira, mufite iyo mugurisha mwambwira, ukeneye kugura wambwira. Ariko nkumva ndashaka kubikora mu buryo bufite itandukaniro n'uburyo bisanzwe bikorwa hano. Hanyuma rero ntangira kubona udusoko, umuntu akamwe ati mfite inzu ikodeshwa, ejo nkabona umuntu uyikodesha. Par contre nanatangiriye ku nzu izi ngizi tuvuga ngo ni VIP, zikodeshwa zirimo n'ibikoresho. Mba mbonye ikiraka cya mbere, amadolari ya mbere ndayibuka nabonye ari amadolari 500 ya komisiyo. Yakodeshwaga amadolari 1000, nyishyiramo umukiriya uzayimaramo amezi 3, ayishyurira rimwe, bampa igice cy'ukwezi. So yari umunyamahanga, twarahuye, mwintroduce duhure muri coffee shop, nanagendanye n'iyo nshuti yanjye, tugiye agiye kungurira ikawa, tuganira business. Hanyuma haza umunyamahanga aratuganiriza ati ndi mushyashya, uwo mushuti wanjye atamubwira ati my friend can help you. Nuko natangiye, icyo nicyo kiraka cya mbere nakoze. Hanyuma numva ko bishoboka, ntangira kubwira inshuti yanjye nti noneho ubu ngubu nshobora gufata responsibility zimwe na zimwe muri iyi office. Nshobora kujya nishyura umuriro, nshobora kujya nishyura facture y'amazi, kugira ngo umworohereze, ngire contribution nkora, kuko numvaga mubangamiye mu by'ukuri amezi abiri ntacyo contribute, ariko aranyihanganira. So dutangirana gutyo, tugezaho gutangira gusharinga office, kuyishyura. Of course yari afite we binini, yari yarampaye pari yanjye nishyura ijyanye naho no kwipaga uko habaga hangana. Insubira nyuma gato, wavuze ko wari wakagiye kubyiga Dubai, cyangwa wabyize umaze kubitangira bigezemo hagati? Byari bigoye, nabanje gukora no kubanza kubaka network, no kugira ngo ntamenye kuko ari byo nkora. Hanyuma maze kubaka iyo network, ndabyibuka muri za commercial buildings nakubwiye, naje kubona indi nzu muri icyo gihe cya 2015, kuko company nayitangiye 2014 ijye kurangira mu kwa 9. Hanyuma iyo nzu nyibona mu 2015 ikirishanze. Nyirayambwira nta masezerano dusinyanye, ati iyi nzu ubwo wambwiye ibyo ukora ndayiguhaye, nta n'indi agence nzayiha, iyawe niyo nyihaye, muzayi managing mwishakira abakiriya. Iyo rero navuga ko ari nkaho ariyo yambereye depart yo kunyinjiza muri profession neza, kuko nayibonye amafaranga meza. Yari inzu y'ubucuruzi nini, ifite nive 5. Urumva ko Imana iramfasha, mbona abantu bahita bayuzura. Of course byabaye urugendo, ariko ntabwo yamaze umwaka itaruzura abatenant. Ntabwo yari make ukurikije yuko yari nkayo first big deal nari maze gukora, cyane muri commercial. Yanyinjije muri industry ya commercial neza, ku icyo gihe ufite reference uvuga uti hari inzu nakoranye nayo, nkikorana nayo, baza bakaverifya koko bagasanga niwe wayihaye abo bakiriya, baza bagasanga n'abakiriya bihagazeho, hari ukuntu bita bikubakira izina. Wayiriye amafaranga amafaranga sinzi niba ndi buyatangaze, ariko yari meza, yari amafaranga meza, ari hejuru ya miliyoni 10. Tubuza komisiyoneri hari abantu babifata nabi, ariko wenda bitewe n'urwego ibintu biriho. Ariko kuko wa muntu ukurangira inzu ya 50 ugiye kwimuka ukava muri
Kimisagara ujya Gikondo yitwa umukomisiyoneri, ukurangira inzu ya 500 yitwa umukomisiyoneri, ariko hakaba n'abaranga inzu z'amamiliyoni arengana na 20. Ese namwe twabita abakomisiyoneri? Muri iri jambo muraryemera cyangwa mubifata gute? Iri jambo ndaryemera cyane kandi ndanaryubaha, kuko umuntu wese ukora ikintu bari buze kumukatiraho bakamuha pari runaka, iyo yitwa komisiyo. Pari konti urebye burya twese, hafi ya twese turi abakomisiyoneri, ahubwo tubikora mu buryo butandukanye. Ikindi wenda igituma abantu baryiyambura bakaryikuraho wenda ni kubera bamwe bakeya bashobora kuba babikoresha mu buryo budakwiye, ariko ubundi kwitwa umukomisiyoneri igihe mbifata umwuga nk'undi, ahubwo wenda tukagenda tubishakira uburyo tubisasira, tubyorosa, ushaka kugira ngo wenda wikingire ikibaba kuri bya bindi byaba bandi bakeya bashobora kuba babikoresha nabi, kugira ngo umukiriya azakugereho yemere kwishyura yanzu niba yikodesha cyangwa se niba agiye kuyituramo cyangwa niba agiye kwicururizamo. Urwo rugendo rutangira gute, bigenda bite, kugira ngo wenda n'umuntu dukurikiye wenda ushaka kuzajya muri ibi bintu akabikora by'umwuga amenye ukuntu bikora, niba wenda azi n'abantu niba ari cyo bisaba amenye uburyo yabyaza umusaruro? Urakoze cyane. Kubera background nagize yo kumva umukiriya, kumenya uburyo ndi bumufate mu gihe ari buzanyegereye muri za telecom company nakozemo. Real estate nayo ntago biri kure cyane y'ibyo ngibyo. Icyambere ni ukubanza ukamenya kumva umukiriya icyo ashaka, kumva umukiriya icyo ashaka, wamara kumenya ko ucyumvise neza ukamujyana wabonye igisa n'icyo ashaka. Ushobora kutabona 100% y'icyo ashaka, ariko iyo umukiriya umweretse hamwe habiri uhita umenya precisement icyo ashaka. Commentaire ashyira ku hambere ujyanye wibwiraga yuko wenda byegeranye n'ibyo yakubwiye, bituma umenya exactement icyo yashakaga. Rero bisaba gutega amatwi, cyo ni cyambere. Ntibibe gusa kubikora kugira ngo ubone amafaranga, ahubwo bigusaba gutega amatwi ukumva umukiriya icyo akubwira akeneye. Hari n'umukiriya uzatazi icyo ashaka par contre. Hari umukiriya uza kubwira ati yewe nshakira icyo uri bubone propose, ariko noneho kugira ngo nawe utaza akazi kugakora ubuziraherezo uramupropose. Icyo gihe rero hari abakiriya baza bafite ukuntu batandukanye. Hari uza avuga ati yewe mfite yanshakira ikiri muri iyo range, hanyuma ugatangira noneho kumubaza ibibazo bigendanye n'umwuga nyine, kuko uri muri uwo mwuga. Ukamuze ufite famille ingana ite, wumva wakenera nk'ibyumba bingana gute. Hakaba igihe birangira ako kazi umuhinduriye imitekerereze, kubera ko hari igihe budget abakubwira afite na size y'icyo akeneye uzu ugasanga ntibihura. Kamubwira ati rero biragusaba kongeraho cyangwa yo ni menshi. Ubundi muri aka kazi nk'akandi kazi kose tugira icyitwa amasaison. Hari saison ibiri ifite demand nyinshi, hari na saison iba ifite supply nyinshi. Supply ni ukuvuga ngo ni igihe hari stock nini ariko abayikeneye ari bakeya. Noneho demand ni igihe abashaka ibintu babaye benshi, ibihari ku isoko ari bikeya. Rero nizo saison no muri real estate zibaho. Tujya tugira saison y'igihe abantu bakeneye ibintu byinshi ariko bitari ku isoko. Akenshi mu gihe cya kuzamura, igihe cy'impeshyi kuzamuka, aba visiting igihugu baba ari benshi bakeneye short term, long term. Ikindi ni igihe budget zitangira, nkuko budget z'ama NGOs menshi atangira mu kwezi kwa 10 nibwo batangira budget yabo y'umwaka. Ugasanga rero icyo gihe cyo guhindagurika kwa budget nabwo hari igihe haza demand nyinshi, kuko hari abawenda barangije umwaka wabo ariyo contrat bari bafite bagenda, abandi binjira, cyangwa se haza abashyashya, cyangwa se NGOs nshyashya zitangira, cyangwa se za ambassade. Warumbaje rero uti se ubanza gushaka ibintu ukabona kubishakira abakiriya, cyangwa ubanza gushaka abakiriya ukabona gushaka ibintu. Aka kazi kacu rero ukuntu gakoreka kavunana mu gutangira, ariko iyo watangiye ugenda ubona za reference zitandukanye z'abantu wakoreye baguhereza abandi, ugasanga rimwe na rimwe biri mu mpande zombi. Hari abaza kukureba bafite property bashaka kubatangira, kubera ko hari umugenzi we wenda wayitangiye akavuga ati ariko iyi company ndayizi ikora neza, akakurekomanda.
hakabaho n'undi wahaye serivisi noneho muri rwa rwego rwo gushaka aho aba kavuga ati kampani uzagende izagufasha, ubwo ndavuga nk'abava muri diaspora, bava hanze, abanyamahanga, nuko bigenda bimera. Mu gutanga akazi mbere ya covid twari dufite abakozi bagera muri 4 bahoraho bo muri office, tukagira n'abandi benshi bitewe impamvu vuga benshi bitewe n'ibice bakoreramo, bakorera kuri terrain. Covid yabaye twari tumaze gusinyana kontra n'abandi bahoraho bandi batatu, nabo bagomba gukorera kuri terrain ariko bakaba bahoraho batari casual workers. Umushahara wa buri kwezi nubwo wenda udahembwa n'umuntu runaka, ariko wowe urigenera ukavuga uti ngewe Eric sinshobora kubura aya mafaranga mu kwezi, ndagira ngo bigereranye wenda umuntu yumve koko icyo twakita risk wafashe n'abantu bamwe banaguseka cyangwa bakufitiye impuhwe, wenda uyu munsi cyatanze umusaruro ufatika. Byatanze umusaruro kuko nkuko nabikubwiye mbitangira nyine, ubwo urumva ubuzima bwari hasi, ariko ubu ngubu tuvugana niba nshobora gutanga akazi, nkashobora guhemba abakozi, nkashobora kwishyura aho nkorera, nkashobora kwishyura amadepanse y'umuryango wanjye, abana bari urumva icyo gihe twavuganaga nari mfite abana 2 bato bataratangira n'ishuri, ariko abo bana bariga, biga muri primaire, 3 bari muri primaire, umwe nubwo basibiye kubera covid. Ariko urumva ko tunahereye naho ngaho, urumva ko income yarazamutse, kuko ufashe ibyo bihumbi nakubwiye byo muri 2016 tukabitera imirwi muri ibintu nkubwiye, urumva ko bitavamo. Income rero byo yarazamutse, ariko noneho jewe simbara income ninjiza uyu munsi, mbara exposure nagize, abantu nahuye nabo, abantu nakoranye nabo, abakiriya nahaye service, na feedback yabo. Ibyo nibyo mbara mu agaciro kanini cyane, nkasanga naragize impact nanjye ngira ku gihugu cyanjye. Hanyuma muri kano kazi kanyu mukora, buriya buri kazi kose kagira ibyiza, inoto kazirya zikaryoha, ariko habamo n'imbogamizi. Nta mbogamizi muhura nazo muri aka kazi? Imbogamizi zirahari ndetse nyinshi. Iya mbere nuko aka kazi kacu ntikaraba regulated mu rwego rw'igihugu, ari nabyo turiho duharanira. Twakoze association y'abakora uyu mwuga, iba gazetted, ariko turacyasunika itegeko ritugenga n'izindi professional institutions. Imbogamizi rero ziberamwe aho ngaho iyo mutari regulated, hari igihe nyine usanga hari abatwambura ntibatwishyure, ugasanga biraguza kugutwara mu manza ndende, ugasanga nta tegeko rihari rikubinding. Ariko ikindi navuga wenda nk'imbogamizi nuko rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu batarabyumva, iyi service yacu batarayumva. Hakabaho nk'igihe ugera nko ku muntu ukamubwira uti ariko twagukorera ibi ngibi kandi ko kubona bikeneye, ariko kubera wenda ubumenyi bukeya bifiteho, akumva amafaranga agiye kugendera ubuntu, akumva iyo service ntiyarakwiye kuyigura. Nkurikije ukuntu watangiye, ubwo ngewe cyangwa undi muntu dukurikiye, niba wenda afite contact, niba afite abantu baziranye, afite network nini, nshobora gutangira gukora ibi bintu, bisaba kubanza kujya muri RDB, cyangwa nshobora gutangira kubikora guke kubera ko nziranye n'abantu bakajya baza nkabarangira amazu, nkavugana na ba nyirayo bakampa commission. Kubitangira ni ibiki by'ibanze umuntu ahera? Mu gihe cyatambutse ibyo uvuze byo kufite contact byarakoraga, ariko abantu nyine nkaho batangiye gukoranira n'izi company zacu zabigize umwuga, bamaze kumva akamaro ko gukorana na company. Ababyikorera ku giti cyabo nabo baracyahari, babikora batari registered muri RDB, ariko nabo baragenda bacibwa intege nuko nta bakibagana cyane. Icyo rero waruvuze, gutangira business birashoboka, ariko bigusaba nanone kubikora mu buryo bwujuje amategeko. Bwujuje amategeko, ubwo ndavuga ko ufite aho ubarizwa, kuko nta muntu uzaguha property nta address ugira, kubera ko muziranye gusa ngo ayiguhereze, ushobora kuyikora ariko n'ubundi ubaye nk'umukozi we. Icyo gihe abakwangaje nk'umukozi we kugira ngo akanakugenera uko abyumva. Ariko yari company ifite equipment zihagije, ufite izo contrat, ufite izo commission form, muvugana nyine hari impapuro zibigaragaza. Ikindi nakubwira, uyu munsi wabitangira, watangira iyo business wayitangira,
mu gihe cyose washatse amakuru ukagiraho n'ubumenyi. ese umuntu aba azi kampani yawe nawe atari umuhanga mu kunegosiya ariko akaba azi nk'ahantu hari property ashobora kuza akakwegera akayikurangira kugira ngo ujye kwinegosiya abone amafaranga ukamuhaho. cyane kuko aka kazi dukora kajyanye n'amakuru. Hari amakuru rero ntabwo twamenya amakuru yose, kandi ayo n'amafaranga yemewe ku rwego rw'isi yitwa referral commission. Kuba wandifarinze property ikagera igihe ikabona umuguzi akayigura biciye kuri sosiyete yanjye ari we wayituzaniye, referral commission iremewe turayishyura kandi tukanayideklara tukavuga ko twishyuye referral commission. Ibyo biremewe rwose, uwo ari we wese nubwo yaba atari muri uyu mwuga, inzu ikaba ari iyiwanyu cyangwa ari iya onkle cyangwa ari iy'umugenzi wawe cyangwa ikibanza cyangwa icyo ari cyo cyose kiri non removable asset, ukakizana ukatubwira uti mwatugurishiriza iki kintu cyangwa mwakidukodeshereza, referral commission turayishyura. Iki kibazo sinzi nimba gikomeye ariko urageza kugisubiza. Kampani yawe uyu munsi uranatubwira uko yitwa, uyu munsi ubona ipima mu mafaranga nk'umuntu ashaka kuyigura, yayigura amafaranga ngaho? Nta mafaranga istotse kuri konte navuga ngo wenda ibitse miliyoni zingana gutya kuri konte, iracyari muri periode yo gukora nyine mu buryo bw'equilibre expenses, ariko vision ifite yaguhenda. Vision ifite niremereye cyane, nifite agaciro na reference imaze gukora. Ubwo tuvuze miliyoni zaba ziri mu madolari, bien sûr ntabwo ari zaba ari miliyoni z'amanyarwanda, na mafaranga menshi, kuko nagwa nk'urugero turubaka platform nini iri dutwara amafaranga bien sûr atari make kugira ngo idufashe muri aka kazi kurushaho kukagira keza no kurushaho korohereza abantu kwa accessinga services zacu. Urwego nshaka kugeraho ruroroshye naruvuga mu ijambo rimwe. Ndashaka kugera ku rwego rw'uko nubwo naba ndyamye, nubwo office yabikinze, kampani yanjye birishyira amafaranga kuri konte. Ibyo nibyo ndiho nubaka ubu ngubu. Rero wenda sindibuze kuvuga ngo ndabyubaka nte, ni banga ry'akazi, ariko urwo nirwo rwego nshaka, kuko hari umuhanga wavuze ngo mu gihe cyose uzaba ufunga umuryango wa office yawe ukaba ufunze na revenue z'icyo kigo, ubwo nuvuga ngo uracyari mu nzira y'ubukene. Ariko igihe cyose uzaba utariho ukora, wibereye mu zinda, uri muri vacances, ikigo cyawe gigakomeza guturuna amafaranga nubwo waba usinziriye, aho nibwo uzaba uri mu nzira njyabukire. Ubwo rero iyo niyo vision ya kampani yanjye, ni ku rwego rw'uko ninzajya mba ndyamye no mu rugo iwanjye, n'abakozi bose batari mu kazi, wenda bari muri technique, wenda bo bari maso. Icyo gihe niyo vision, nibwo nzavuga ngo icyerekezo cyanjye nashakagamo kampani niho nakigezeho. Ndagira ngo mbwire iki kintu, unabwira n'abadukurikiye benshi n'urubyiruko, nawe watangiye uri muto n'imyaka yawe ntiraba 40, urumva uracyari muto, ariko hari abantu benshi badafite akazi uyu munsi, bafite ubwenge, bize universite, badafite akazi kandi bakeneye kubaho, bakeneye kuba muri uyu mujyi no gusa neza nk'uko usaba, bakagira imibereho myiza, ariko wenda badafite akazi, umuntu baha akazi badafite n'igishoro, hako wenda bafite ibitekerezo wenda bikibitsa ahantu ariko babifite. Gira ikintu bavungurire cyangwa baha urufunguzo bashobora gufunguza ahantu hazabageza ku bukire nk'uko nawe wamaze kubufata. Ahambere icyo navuga, ntabwo ubuzima buri muri real estate field gusa, field ziratandukanye, ariko buriya buri muntu agira ukuntu yiyumvamo tara runaka cyangwa se impano runaka. Icyambere iyo ukoze ikintu utagikunda, nubwo kaba ari akazi baguhaye, ukareba umushahara gusa ariko ukabumva ako kazi utari passionate nako, ntabwo uzakarambamo. Icyo rero nababwira ni ugukurikirana icyo biyumvamo cyane, bakibyaza umusaruro. Ikindi nibakurikirane aho isi irimo yerekeza muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Harimo opportunity nyinshi, yego harimo n'ibibazo byinshi urubyiruko rushobora wenda kuba rwagwamo, bijyanye n'ubujura, bijyanye no gushaka guca shortcut kugira ngo ugere ku byo ushaka, ariko ibintu birahari byo gukora uramutse utekereje. Wowe niwe wa mbere wo kwitekerezamo ukumva ukunda iki, kuko nk'ubwo nasomye icyo gitabo cya Robert Kiyosaki nk'uko nabikubwiye,
kinyenspira kujya muri real estate kuko yanganishaga n'ubundi muri ya tere mvuyemo yo guhuza abantu na product. Rero kubera ko yari passion yanjye nabyinjiyemo numva mbikunze mbikoraho n'ubushakashatsi. Ikindi urubyiruko narubwira no kutagira ubunebwe bwo kwiyinforma, gukurikirana aho isi igeze, kumenya igikenewe. Nahuye na nuriya mugabo witwa Jack Ma muri Transform Africa yabereye hano muri Convention Center. Ngira amahirwe ndamusuhuza, yari amaze gutanga ikiganiro, ndongera mubaza icyo yari yavuze, ndamubwira niki cyakwenspire. Arambwira ati inspiration ya mbere nakubwira no kudacika intege. Icya kabiri, nugera hano ugasanga yari yabivuze n'ubundi muri speeches ariko kunda kubisubiramo. Nugera ahantu ugasanga ibintu byose biri bien organisé, uzamenye ko nta business ihari. Ugomba kwicara ahantu ukareba ikintu kitari ku murongo, wowe ukagishyira ku murongo, cyakubyarira ubutunzi utabona aho kwiza. Bigusaba rero kugira amakuru kuri icyo kintu, ukamenya n'uburyo wakibonera igisubizo, bishobora kugushyira ku butunzi utazageraho. Ibyo rero nibyo turo duharanira. Twinjiye muri iyi sector tubona harimo ikibazo, dushaka kugira ngo dutange igisubizo. Urwo rero nirwo rugendo turimo, wenda bizatugeza kuri ubwo ubutunzi twifuza kugeraho. Icyo nababwira ni karibu muri Gia Property Talks, nkuko nari nabikubwiye. Wari wambajije izina rya company yitwa Gia Property Talks. Icyo rero nababwira ni karibu ku bakeneye izo service dutanga, abakeneye ubumenyi bwimbitse ku bijyanye n'aka kazi nabo ni karibu, kuko twebwe ibyo dukora ntabwo ari ibanga, turabisharinga, dushobora gufasha abajene bashaka kugira ibyo bimenyaho bitandukanye. Namwe rero mbashimira umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire. Hanyuma icyo warusorejeho, muramutse munkeneye rwose ndahari, sindi umuntu ubura. Murakoze cyane Eric. Murakoze namwe.